shehe irayidi nziza rwose uryoherwa. ngo abayisilamu rero banyihanganire uyu munsi ndarishikiye. Shehe muzima ntacyo ariko ushaka urishikiye. oya nta kibazo niba ari cyo wahisemo. wakaraba oya reka ndishime. kurisha intoki ni suna, ni umuco w'intumwa y'Imana. Imana iha amahoro n'imigisha, nzarabe ndishime. ni suna. Isabune irimo aho ngaho ku isi. Shehe ongeraho isabune pe. Isuku ni isoko, dushishikariza abantu kujya bakaraba mbere yo kurya na nyuma yo kuva muri toilette. urabona ko abantu b'abashinga natwe turi kuba intangiriro. b'abashinga basomani, abantu twitirana ba shiyasomani. Intoki urazikaraba neza zigacya. urugero terebi. ubundi umuceri wanjye aho uragira kozaho intoki hariya, uretse kozamo intoki hariya zirahita hariya. Simperuka nta muzi iri kuzana, ongera egereza. Uretse turebe, gira gutya, egezaho intoki ebyiri nk'uku nguku, ziragenda zumuka, zegezeho, uri kwegeza ahatariho, kozaho gutya, gumishaho zirumuka. Ibintu ni ruzungu shehe. ariko ibintu ari nsanzwe bimeze nawe ntukande. nyine uba ugomba kwegeza, egeza hagana zumutse. asumani Bismillah. Imana igeze umugisha. mani byeze wa bisimilahi wa barakatu wa birarami. amena. kiraryoshye kweli. abantu rero umuntu utaraza kuringanira n'irayidaha uzabona abantu bafite icyo kurya gifite isuku, kiri very smart kabisa.
This rice is very delicious, I'm telling you. Rice is so delicious. Delicious. For sure. Wow. Tell them, tell them. The rice is very good. Very delicious. Umuceri uraryoshye mw'abantu. Umuntu utazaza kuringanira n'irabya uzaba ubihombeyemo. Ubu njyewe Sheikh Asumani Abdul Karim nge nahanga ngomba kujya ndira n'umuceri buri munsi ku idea. Sheikh Asumani Abdul Karim yakamwa. Uraryoshye kubera. Sha Yicanuraga bwo. Sha ndakubwiye ngo Hakagaca. Isilamu niryo dini rwo. Isilamu niryo dini. Isilamu niryo dini. Ubuse nzapfa muri Isilamu ngo ngiye. Muchele mama. Ayo mama. Kera tukiri abana iyi rayidi yabaga iri bube ninjoro umugoroba twararaga hano mu biryogo twirukanka tuvuza ibidebe tuvuga ngo kansire daku ejo ni rayidi yidi. Mwaraga mwiruka twavuzaga amadebe biryogo yose paka mu gitondo. Ewana ku mugoroba ubwo twaga turi gutangaza ko ejo ari rayidi. Nabona kunda umuceri ariko umuceri waryoshye pe. Ikintu cyiswe imicyo papa kanzu y'umweru. Abantu batazi nanjye uko nambaye hano nambaye white. Nabona nawe wambaye icyuzi. Nanjye nambaye white hano murayibona. Nambaye amataburo. Cyo bita Gucci. Murayibona Gucci mba nihagarariye. Ibi byose tubikesha Isilamu. Isilamu ni ya mbere. Ubundi ku irayidi umuntu aba agomba kwambara Ariko mbabajwe na ikintu gishyashya. Mbabajwe na Iran igiye kurya irayidi mu mabomba ameze kuri. Imana ifasha. Mana udufashe rwose. Amerika ibabarire Iran na Israel. Abavandimwe barya irayidi bameze neza. Umuceri urimo urahumura na kwambiye. Uraryoshye mena kwambiye. Sasa situzungumuze lugha ya Kiswahili. Nakueleza kwamba hii mchele ni tamu sana. Hii ni tamu. Na ina harufu nzuri. Nakueleza kwamba hii wali ni nzuri sana. Ubundi rero kamwigishe. Vuga mu Kiswahili. Hii sio mchele. Hii tayari imegeuka wali. Wali ni hiyo mchele ambayo imeivya, imepigwa kwenye safuria. Lakini kama ni mchele ni ile ya mwichi, ile ambayo haiyapigiwa. Lakini hii kama tayari imeivya, tayari imegeuka wali. Imegeuka wali. Kwani imepigiwa. Lakini kama ni ngali mwichi ndio wanasema ni mchele. Lakini kama tayari imepigiwa ni wali. So, imekuwa mchele imegeuka wali. Yeah. Hapo nakupata. Umenielewa? Hapo nakuelewa. Umenielewa vizuri? Umenisikiliza vizuri?
Umenifuata vizuri. Mimi kwa lugha ya Kiswahili sio zaidi, lakini mimi nimekumalia Goma. I can try to speak Swahili because so I'm from DRC. Tu as compris très bien? Ah, beaucoup. Beaucoup na beaucoup. Ariko rero hano hantu bashyiraho akanyama gatoya nabo nuko kaba karyoshye. Murumva ko amanota mpamvu yataye ngo mushyiraho inyama ntoya, abantu nk'aba ngaba b'abasitari mutabaho inyama ubundi isari kubera ko cyangwa amaneke. aka kanyama kaba kameze neza, kaba gatekanye isuku ihagije, ariko ni gatoya cyane bakabije. Oya hano amanota baba bayataye. Kanyama ni gato cyane. Manager wanyu ari he? Ubu wasanga isa yibereye hariya hirya muri Nuza. Kanze nkarabe ubu ngubu igice cya kabiri ngiye kurya rawundi ya kabiri ndi gukoresha iki. Ni rawundi ebyiri. Bya bintu uzi ko bikaze. Iriya yari suna mbese wagira ngo ukurikize umuco. Hapa naenda kutumia kijiko sasa. Natumia hapa kijiko kwa naona mambo inabadilika kutokana na haya. Abakoze igisirikare ku kantu murakazi. Mambo inabadilika kutokana na haya. Bihinduye isura. Ibintu bihinduka bitewe na situation tugezemo. Ayo manzani agatuturo gakunje. Soza. Shandariye. Ntabwo nkunda umuceri, ariko umuceri uraryoshye. Hii wali ni utamu. Ni utamu kabisa. Sha mwaje mu dini rya Islam. Sha Nzovu Kanyonge mwaje mu dini rya Islam. Na jitafu yisubireho. Oya, jitafu ni Umuyisilamu. Ariko biriya birimba ari kuririmba ngo byaragituza bakubita kuri kaka, biriya ntabwo biberanye n'idini rya Islam. Reka message wamugenera ni iyihe? Message namugenera jitafu, reka udukoze isoni nk'umuntu w'Umusilamu ukajya kuririmba biriya bintu ngo aragituza ukubita kuri kaka. Ibyo ngibyo rwose ntabwo biberanye n'idini rya Islam. Tubabarire rwose, uhindure imiririmbire, irimba ibintu bizima. Abantu b'abashehe rero ni ukurya mwihanagura. nta muntu w'umushehe urya ibiryo byinshi, ibibura biba biba. Ariko wakongomana muwache nyama ntabwo ushobora kwisigaza. Mundebereye mba ndi kugiteranya. Abakongomani ntabwo mwasiga inyama. kirazira. Kirazira kandi buriya twebwe abakongomani, mwebwe abantu nabonye inyama muyirya mbere. Twebwe abakongomani inyama niyo dusorezaho, nubwo ari gatoya ariko niko ngomba gusorezaho. Izindi kamunofu kabutanga, twebwe abakongomani inyama niyo dusorezaho, ariko nabonye mwebwe abanyarwanda benshi niyo muheraho, njye niyo nsorezaho. None se ubu hagize ikibazo cyiza inyama utarayirya byagenda biti? Niyo mpamvu twebwe tubanza inyama.
urabanza ugashyira ikintu kimeze neza mu nda, iyo vitamine y'inyama ikajyamo ku buryo uramutse binakunaniye cyangwa bikaba ngombwa ko wirukanka. None se ubu nkawe wabaye muri Kongo, bazanye umuceri n'inyama, wali na nyama, lakini mabombe aratangiye bu wahereye ku muceri. Ubwo urumva atari ikosa, ya nyama yasigara byagenda bite? Oya, twebwe niyo system niko dukora. Njyewe ubundi bombe zivuze se utarabanza inyama bigenda bite? Inyama njyewe nyirya nyuma rwose, buri wese afite uko bakora. Hari uyibanza mbere. Tugendane mw'iyo sije nkubajije, imbombe zivuze utararya inyama uriruka ukayita, none se wayinganya n'amagara, uriruka ukayita. Buriya njyewe mbwire n'abandi basirikare bagenzi banjye, hari ukuntu abasirikare bagenzi banjye bakubeshya ngo niba mukubise umwanzi surprise, mugasanga bari bahishije ibiryo, ntihazagire ukubeshya ngo ibyo biryo nubirya ngo urasanga babiruze. Baba bazi ko muri buze se, ni ukuvuga ngo hari ikintu bita surprise, gukubita umwanzi umutunguye ugasanga bayishije. Ntugatinye kubirya ngo araba yabiruze. Yarazi uri umusirikare ntihazagire ukubeshya yagiye umukubise surprise akiruka ibiryo akabita, hita ubiporeza, hita ubirya. Ntabwo ukuntu kubeshya ngo ibyo biryo ngo ntimubirye ngo wasanga babiruze. Wapi, ako kanya se yabona umwanya wo kuberwa gute? No se yari yicaranye uburozi aho ngaho. Ni ukuvuga niba ukubise umwanzi surprise aba ari gukiza amagara ye. Bose niba usanze amaze kubyarura nawe agiye kubirya, ubwo ako kanya umukubise isasu akiruka, mubakubise surprise bakiruka, mubatunguye, uwo mwanya yajya gushaka uburozi bwo kurya ibiryo yari agiye kurya. Ese bundi buriya iyi sasu, iyo bombe zitangiye guturika umuntu ahera kuki mu butabazi cyangwa mu cyo kuramira? Uhera kuki? Ni imbunda yawe. Ubaye ufite amafaranga muri sefasi, ufite amafaranga urayata? Amafaranga za nyuma bro, banza kugurwa. None se tuvuge wenda utayafite aho ngaho uri, bakabakubita icyo bita surprise, wabanza kujya gucekinga amafaranga aho wayahishe. Nuvuga ngo wirukanka ujya mu bubiko ujya gushaka imbunda? Bari imbunda niyo ya mbere, imbunda n'ahantu. None se amafaranga kariyo ayoboye isi ariyo byose? Ngo urabanza ugakiza ubuzima, kandi none imbunda impamvu imbunda aho uri bugere unahunze yaguha andi mafaranga. Nuvuga ngo aho ugera usahura iryo uhasanze. Nigeze kumva imbunda nibwo buzima bwawe, imbunda ikurindira ubuzima. Nigeze kumva umusaza avuga, kandi imbunda ntiwayisonza. Nigeze kumva umusaza avuga ngo ufite imbunda irimo amasasa ngahe nk'atanu aba agomba kuguhesha izindi ku rugamba ukabona bureti yuzuye. Urwanye nawe ukamukuraho icyo afite. None se iyo urashe umuntu afite imbunda akagwa hasi, nta kindi kintu ubanza gufata, urabanza ukamukuraho iyo mbunda. Na ya masasu na ya magazine yari afite, iyo yambaye n'inkweto nziza uhita yambara, ubwo bikagufasha urugamba gukomeza. Ntabwo ujya kureba amafaranga yari afite mu mufuko, ubanza umutima ubanza. Nayo yamusanganye ubu uba umufite se, uba wamurashe, uramucekinga byose. Ugeze ku wundi ufite imbunda irenze y'uwo yari afite, bwo ubigenza ute? Zose urazitwara, harimo n'abasigase, nta nubwo uba uri umwe areba. None se mugenzi wawe iyo bamurasiye ku rugamba atarapfa bigenda bite? Bana mukora ibishoboye uko byagenda kose mukamutwara. Ubonye ubuzima bwe se butari ubonye nta kuntu uri bumukura aho ngaho umuriro ari mwinshi, nta kuntu uri bumukura aho ngaho. Mwabigenzaga mute muri Kongo? Uramufanye, umusiga aho ngaho wamwishe kugira ngo bataza no kumufita bakamwica nabi, bakamutorotera, bakamwicira ubusa, cyangwa akamena amabanga. Uhita umukubita ry'agahanga, cyangwa akamena amabanga. Ubonye nta kuntu uri bumukura, ariko naho ngaho ni hahandi biba byananiranye, ariko murarwana paka mumutwaye. Nubwo yaba yapfuye ntabwo mwamusiga.
so narindi kumwe na Yakamwana ku munsi nk'uyu w'irayidi dukomeza kwifuriza abayisilamu bose mu Rwanda no ku isi hose irayidi nziza, kandi mukomeze mugume mu murongo mwari murimo, mwe guteshuka. Murabibona ko Yakamwana tubwiye byinshi, twaganiriye byinshi. Mukomeze kandi munafashe abakene, abababaye, abari hirya no hino. Ufite ahe udafite, ibi nibyo tuzabarurirwa, kuko ntabwo ibi bintu dufite ku isi tuzabikura hano ku isi. Isilamu itwigisha urukundo, impuhwe n'umutima mwiza. So ibiganiro byacu byo birakomeza, nakagaruka sana ya Sheikh Asumani, avuga abayisilamu mwese mbifurije amahoro muri rusange.